Banyarwandakazi ndabasuhuje cyane. Uyu muri kureba kuri kamera ni Shiba Rwanda TV ndetse na Bisigaho Comedy. Kabisa mwumve ngo ndabasuhuje cyane aho muherereye, yaba ari muri Amerika, yaba ari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ndabakangurira ko mwakanda subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro tubagezaho bya buri munsi ndetse n'amakuru agiye atandukanye, kuko icyo niyemeje ni ukujya mbagezaho ibiganiro ndetse n'amakuru mutari mwamenya nkayabagezaho. Aka kanya rero turi ku rukiko rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aho hari gusomwa urubanza rw'uwitwa Jihadi cyangwa se kanze gato mbanze ndebe naza kuza kwibesha buri ibi bintu abisaba nabyo kubikurikirana. Uwitwa aho zaba kiriho Sipiriyani ari we witwa nyine Jihadi, noneho n'uwitwa Kwizera Nesta ari we wiyise Papi, wiyitaga Papi, na Ishimwe Patrick uzwi ku izina rya Pazo. Ewana, byari ibintu byari bikomeye cyane rwose. Twari tuzi ko nk'Abanyarwanda turi burara n'insinzi ku basore bacu cyangwa se ku bahungu bacu, ariko ntabwo bikunze. Ni ukuvuga ngo urukiko yaba ari urwa Nyarugenge rwagendeye ku myanzuro n'urukiko rwa Kicukiro rwagendeyeho. Iyo myanzuro yose barayihuza, babona nta mpamvu yo kuba aba basore uko ari batatu nabavuze, hari n'undi wa kane nuko wenda namwibagiwe, kandi burya kuvuga nk'amazina utazi burya nabyo ntabwo aba ari byiza. Ubundi ni bane. Urukiko rero rwaje gukora ubushishozi rero busanga nta mpamvu n'imwe irimo yatuma aba bana b'abahungu barekurwa. Mbese abafana nyine mwihangana, abafana twihangane rwose, ntabwo bikunze, ntabwo bibaye ngombwa ko dutangirana umwaka, cyane ko turi mu ntangiriro y'umwaka. Nibuka no gukomeza kubwira Abanyarwanda bose aho muherereye n'abari hirya y'u Rwanda gukomeza kuryoherwa n'umwaka mushya muhire wa 2026. Ngayo nguko rero, ubwo ni ukubagira ku mavi tukabasengera cyane, amasengesho menshi cyane, nkomeza no gukangurira n'abandi n'urundi rubyiruko cyane, kuko nta bantu buriya bakuru bajya babona umwanya buriya wo kujya mu bintu by'urukozasoni. Reka kano kanya mpite nkangurira urubyiruko kwirinda amavideo y'urukozasoni cyangwa se kuba bakisanga mu magurupe y'urukozasoni. Kano kanya mbagira inama aba bana b'abahungu batubere urugero, tubarebereho, tubone yuko tutaraba kurwanya inzego cyangwa se kuba twagira uko twakibonamo ngo ntabwo twafungwa. Rwose mwabana b'abahungu mwe, mwabana b'abakobwa mwe, mugerageze mwirinde ibintu bidushuka. Baba diaspora birirwa badushukisha amafaranga, birirwa badushuka ngo nituzana amavideo ngo y'abagenzi bacu ngo cyangwa yacu. Rwose abo bantu tubirinde, kuko buriya ufungwa uri kuzira icyaha uwakigusizemo yigaramiye. Yampana ntiyigaramiye, se ari kwirira ubuzima n'umugore we yigaramiye. Ubwo rero wa mukobwa wa rero uri kureba iyi video cyangwa wa musore we, nuramuka ukoze ikosa byo kuba washira video yawe hanze y'urukozasoni cyangwa se ya mugenzi wawe, uzamenye ko uzabihanirwa. Yaba ari wowe wayifashe ukayisakaza, yaba ari nawe wagiye ugasakaza y'abandi, n'ubundi mwese murahanwa. Ntabwo ubuyobozi bwacu bureba ngo uri munini, ngo uri inzobe, ngo uri muremure, ngo ufite ikiroso. Oya, na derede yuzifite bazikuraho hakamera umusatsi mushyashya. Icyo bita ubuyobozi bwiza bubereye u Rwanda. Rero kano kanya rero mwe muri kumwe na Shiba y'u Rwanda cyangwa se Shiba w'Abanyarwanda muri rusange. Reka mbakangurire rwose mwa rubyiruko mwe gushaka imirimo yo gukora kugira ngo tubashe kwiteza imbere, twe kujya mu bidushuka cyane nk'ayo mavideo y'urukozasoni n'ayo magurupe agiye atandukanye. Kanda subscribe rero kuri Shiba y'u Rwanda TV
ndetse no kuri Bisigaho Comedy ndetse no kuri Shiba w'Icyangugu TV kugira ngo ibiganiro dukora bijye bihora bibageraho ndetse n'amakuru agiye atandukanye tujye tuyabagezaho ku gihe. Ciao ciao. Aha ngaha twari turi ni ku rukiko rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali.